do not lean on your own understanding but trust in the Lord with all your heart, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntuyishingikirize ubuhanga bwawe, ahubwo wizere Imana n'umutima wawe wose. Wongere ugaruke imbere y'Imana, ariho ushize icyerekezo uvuga ati n'ubundi niho byose biva, n'ubundi niyo ishobora byose. Ndakubwiza ukuri, Imana izabikora. Narabibonye. When I thought it was over, God said it was the beginning. Ubwenge bw'umuntu burashukana, bugutera kurambirwa, buguha fact zitari zo. Ikintu gitangaje aba ari na reference ziri scientific cyangwa logical, ukumva zirumvikana, ariko aba ari understanding yawe. Imana ni Imana ikora ibidashoboka. Uribuka Yesu asiga intumwa ze akajya gusenga, akagaruka bari mu mazi, akaza agendera ku mazi. Bamubonye ari kure agenda ku mazi, baragira ubwoba, bavuga ati ni umuzimu. Batangira kugira ubwoba, baranasenga. Abageze iruhande babona niwe, ariko in disbelief. Nubwo Yesu yabwiye Petero ati ngwino unsange, Petero yakundaga Yesu cyane ku buryo Yesu aza akandagira ku mazi azamusanga, kandi akandagiyeho birakunda azayagendaho. Ariko by the moment yatekereje nk'umuntu, akibaza se amazi wayakandagiraho? Ibyo bintu bishyize mu bumenyi wize, haba mu ishuri, haba ubwenge bwawe, ibintu buzi, ntabwo watekereza ko umuntu yagenda ku mazi ngo bikunde. Ntabwo bishoboka. Nawe akibitekereza, iyo doubt yamuteye gusinking. So ndagira ngo ubwire ati niba ari ikintu kigutera doubt aka kanya, ufokasinga nacyo kugisengera, nacyo kive mu nzira, ukimenesha amasengesho, kuko doubt ni mbi. Doubt ni mbi, gushidikanya ku Mana. Wibuke ko Imana ni ya Mana n'ubundi yakuye Abanyayisiraheli muri Egypt, ikabatunga imyaka mu butayu, kandi ikaca n'inzira mu nyanja. Nta gikoresho dufite cyabikora uyu munsi, nta stoke dufite yatunga abantu imyaka 40 mu butayu, ariko Imana yarabikoze kubera ko ari Imana ishobora byose. Imana ni Imana yohereza n'ibiryo bikava mu ijuru bikagwa hasi. Ni Imana yohereza ibisiga bikagaburira umuntu wayo aticwa n'inzara. Ni Imana ikora ibintu bidashoboka. Ni Imana ikora ibintu ubwenge bwacu butumva, niyo mpamvu byitwa igitangaza. So iyo Mana ishobora byose, iyo Mana ikora ibyananira, iyo Mana ikora ibidashoboka mu maso yacu, niyo Mana igiye kugutabara, niyo Mana izakurwanirira. Mu Roma igice cya 10:11 yanditse ngo abizera Imana ntibazakorwa n'isoni. So from now on, relying on Romans 10:11, nyine wemere ko everyone who believes in God will never be put to shame. Iki ni igihe cyawe nawe Imana igusubize